niko abantu bakuzanye nubwo bazi wapimye kubisa hasi mvuye kuhaha ntabwo nzi uko byagenze pe mbonye ngeze aha ngaha sinzi abantu banze ntabwo mbazi wiyoroshye wongere kuvuga ubana n'umugabo umuvuduko wawe nawe ndabona uri hejuru hari ikintu wanywe kuva mu gitondo maze gushiramo agaseramu hariya urabona kanashizemo kano karaje karagufasha sibyo maka yego nemeze gutanga ndi gupfe oya umwana nta kintu uri bube sibyo nta kintu uri buze kuba turi hano hose amaraso yawe ndabona amaraso ufite pe amaraso ufite amaraso yabaye make cyane asanga ari ukomeye kupigesha none se reka hano tuganire nk'umuganga n'umurwayi sibyo kandi ntumbeshye umugabo wakwitaho ngo yahora mbwira umuntu agenda umuganga kandi abaganga urabizi tugira ibanga nganganiriza mbere mfataga neza ko yarahindutse ntabwo nzi ikintu yabaye nasumye singahe ntabyo nubwo naringiye kuhonde ko basi namera neza nisanga nikubise hasi ufite telefone yego ndashaka ko nimero z'umugabo wawe nkamuhamagara sibyo nkeneye kuvugana hari ibisubizo nshaka kuba kandi nshaka kuba mwese muri kumwe harya wambwiye ngo witwa Mimi nde reba ngaho handitseho shere batogera ibona niko nshaka kumuhamagara nkamubaza impamvu atakwitaho ndahora kumva nk'umuvuduko w'ahantu ugeze ni mwinshi cyane pe ntabwo bikwiriye ariko nayibaso ndaza kumera neza se humura urabizi ukuntu uhagaze ku bijyanye n'ubwandu maze umwaka nipimisha maze umwaka utipimisha ko atari kuyifata wongere muhamagare ndebe twagupimye ibizami byose ibisubizo turabiguha ko twagufasha ibizami byose nanone yanze kunyitaba ntabwo ari kwitaba telefoni sinzi ikibazo gihari ni byiza uzi neza mwiriwe amakuru ni meza uyu murwayi se uyu murwayi yitwa Mimi afite imyaka 32 yaje hano yazanywe n'abantu ntago abazi nawe ubwe ngaragiye ku isoko yikubita hasi bamuzanye yaguye hasi twamuhaye agaserumu kugira ngo yongere agarure ubuyanja ariko ndabona ameze neza ubu ngubu umufashe ibizami twabifashe umuvuduko uri hejuru ariko nyine twafashe ibizami twabijyanye muri labo tutegereje ibisubizo wafashe ibizami nibihe twabifashe byose biochimie twayifashe twafashe n'ibindi byose bikeneye twabifashe uburyo turi buze kuza kubona ibisubizo twafashe n'ikizami cy'inkari turaza kuza kureba ibiri buze kuza ngo nta muntu bari kumwe se wagerageje kuhamagara twahamagara umugabo we yatubwiye ngo niwe muntu wenyine yabona duhamagara umugabo we ntanzi kwitaba telefone kandi yambwiye ngo ntabwo babanye neza ibyo yamu hereza nimero y'uwo muntu baje muhamagaje 078 Batse gato 078 31 31 96 14 karindwi utangiye gusinzira uretse gusinzira sibyo urabona utameze neza umukurikirane n'undi kumukurikirana kuko n'undi nta barwayi benshi twari dufite mu bitaro n'undi niyo ndi kwitaho wenyine ndashaka kumenya ikibazo afite kuko bigaragara so ubuntu ungana gutyo ubundi ntabwo yakabaye ameze uko muhamagara wenda yakwitaba twiyanze ko twitaba twese kagerageze nubwo ufite akazi kenshi ariko natananyitaba nabikubwiye ntabwo ari kwitaba telefone
Okay. Ndabona nanjye atanyitabye. Yego. Komeza ugerageze kuyihamagara. Nibyanga ubwo uze kumenyesha. Sawa ntacyo reka nongeremo agaserumu hano. Nkomeze mwiteho kugira ngo ndebe ko. Ubwo kumbwira natakwita. Ya ndakubwira nta kibazo. Sawa. Wiriwe Mimi? Wiriwe neza. Urumva umeze neza? Kugenda neza. Ndabona akabaraga kaje. Ibisubizo byawe rero twabizanye. Umugabo yanze kuza twari kubahera rimwe none yanze kuza. Warabize uko twite? Twite. Kuki? Fura twasanze twite. Nabyo waruzi? Anyize ngo ntabwo gushimishije. Ase imyaka 2 narabuze umwana. Oh, nubwa mbere ugiye kubyara? Oh, félicitations pe. Murakoze. Uratwite. Ikindi kintu kidasanzwe se ni iki? Rubango hemoglobine zawe ni nkeya. Ariko nyine ntago ari nkeya cyane, ntago bikabije, sibyo? Kindi nta bindi bisubizo byose ni bizima. Nta kindi mbona kidasanzwe kirimo hano, sibyo? N'umuvuduko mu kanya nagupimye mbona nawo ni muzima. Byose bimeze neza. Ubu noneho bakurikiyeho gutaha. Mukoresha ubuhe bwishingizi ariko nta nubwo ugize ubumbwira. Emimaye. Kumbe. Yanze no kutwitaba. None ni nayo Emimaye mukoresha. Ntiwari bwishyure se? Cyangwa turongera tumuhamagare? Muhamagare kuko njye n'amafaranga afite. Kanze nongera mpamagare ndebe kawawe nawe. Hari ngiye kuzajya no gukora mu bintu bijyanye na leta. Ngerirwa nshakisha abantu. Ngo ndakeka nawe agenda neza n'imvi inkuru nziza. Umwe mumaze imyaka 2. Oh. Anga none haraza kuza kwishima pe. Wasanga ari nayo mpamvu yarasigaye yitwara nabi. Hari ukuntu y'abagabo batahise babona umwana bagira imyitwarire mibi. Ako buri yaraza kuzabihindura reka tuze kureba. Ari bayifata hano bariko. Ariko cyangwa ari mu kazi? Ntago ari mu kazi? Cyangwa ari kongera ntago ari kwitaba pe. Cyangwa yarazi ko ari amayinite yanjye nari ndi kugutiza. None yanze no kwitaba. Mugabo. Agarutse. Ni meza. Twamaze kumuvura ibisubizo twabonye. Ko mbona se yagaruye agatege. Agaruye agatege cyabiteraga ntabwo yarazi ko atwite. Kandi urabizi nawe umuntu utwite. Bizirita mwasanze twite. Twasanze atwite. Buriya nicyo cyane atuma agacika intege. Araje atangira ajye yiyitaho ubwo yabimenye sibyo Mimi? Afite ikibazo ni kimwe. Twamusezereye ariko ntabwo telefone umuntu uri bumwishyurire. Kubera ko umugabo we ntabwo ari kutwita. Bimaze kuguhakanira ko nta bushobozi afite. Twavuganye guhera kare pe kuko uyu murwayi namwitayeho cyane. Rero umugabo we ntabwo ari kwitaba telefone. Sinzi. Kunava ibibazo reka nongeye mpamagara umugabo we turebe wenda. Mpamagara rebe. Si madamu ko atitaba cyane akunda kuba bize cyane mu kazi. Ntabwo njya ikunda kunyita. Ariko barabizi ko waje kwa muganga. Kandi nakubwiye ko ari abantu babagira neza bamubonye bakamuzana. Katugerageze duhamagare turebe. Ongera ugerageze wenda wowe yawe nayibona arayitaho. Ubwo ibisubizo byaje atwitse ibindi biroroshye. Madamu imiti baguhaye inywe neza. Kumana n'ubundi yashobora kutitaho. None se mbavuze madamu. Umugabo naramuka atitabye telefone nta wundi muntu uri hafi yawe inshuti yawe cyangwa umuramu wawe na musaza wawe ushobora kugufasha kwishyura iyi fagitire.
Cyeka mbanda mbahamagara umuntu w'inshuti wenda wiwe mbona akunda kugenda. Umuntu wizeye uduhe nomero ze ariwe duhamagara. Sana telefone tumamagare. Hangenge. Okay. Şöyle oturuyorum. Wakiriye wacu umurongo muhamagaye ntabwo bashije kubita. Iyi ngi ntabwo ari yo mwe. Oya nshobora kuba nanditse nabi. Nanditse nabi. Shiraho 3. Sana mufashe ndabona. Iyi serivisi urayinyishyurira ariko nanjye telefone yawe ndayikoresheje kera nenge. Katwizere ko ngo wenda ari butwita. Yes, muraho. Neza. Meze neza. Turashimira Imana. Okay, uravugana n'umuganga. Umuganga? Umudamu witwa Mimi yari yaje kwa muganga afite ikibazo ariko ubu ngubu ameze neza. Uramuzi? Yatubwiye ko uri inshuti y'umugabo we. Yatubwiye ko uri inshuti y'umugabo we. Inshuti y'umugabo we? Umudamu uzi witwa Mimi muhuriye ku mugabo ndumva waba umuzi. Namwibutse. Okay. Ushobora gusimbuka se ukagera ku bitaro ari agafagitire ntabwo ari menshi cyane. Ushobora uze witwaje 81,000 hanyuma umufashe yari yafentinze ariko twaje gusanga twite nta kindi kibazo gihari. Wasimbuka rero ukamufasha kwishyura iyi fagitire kugira ngo Okay. Iminota ingahe? Ibitaro turi Kanombe. Okay, rero simbuka rero. Urakoze. Ino muti njya kugutera mbere yo gutaha kugira ngo uze kuza kugufasha. Sibyo? Se uyu mudamu yakubwiye ko bwari ubwa mbere twise? None ubwa mbere yaratwize. Urebye niyo mpamvu byanamuyobeye. Byamuyobeye. Ariko nta kibazo humura. Umuti ntabwo uryana. Bimeze bite docteur? Bimeze neza. Nta kibazo afite gikomeye. Dusanze twite. Humura mureke. Ugira ubwoba nta kibazo afite. Nsigaje kumutera umuti umwe wonyine ubundi ugahita umutwara. Icyabura oya nta kibazo. Ahubwo wagenda ubwo ukajya kwishyura. Twari twamaze batwabishyize muri system ibintu byose no kujya kwishyura byonyine bibura ubundi ukasuka mutwara. Bishyuraganaye. Nabango katano ku marabo. Cyangwa muri kumwe arahakwereka sibyo? Tika guhangayika. Nabango ngiye kumutera umuti wonyine birabirangiye. Tugere bikemure. Ndiko bara. Umwana ntago babaza uyu nguyu. Tende gutanda bizi neza kutabaza cyane. Sibyo?
pole sana. Yanga, sivyo. Byose ndabikemuye. Mbese wamuhamagaye ni yanjye kwitana n'ubu ntabwo yitaba telefone. ese burya kugenda ikiye bite kugira ngo wisange ahangaha? Nagiye mvuye guhaha nyine nikubita hasi. Akuru umeze neza. Ariko nyine nziza nyine ndatwite. Ndatwite nimba mubwira na hari ishema n'undi wagira. Ngaha tugenda mugeze mu rugo. Bro, byagenze bite? Nihangane. Ibandi. Karisa. Bro. Sabaye iki hano ni gute? Ntabwo uzi ikibazo umugore wawe yagize. Ntabwo uzi ikibazo umugore wagize. Uri ibirangano muri ambiance n'abakobwa bimeze bite? Yabaye umugore wanyu umukuye. Mbese naguze umugore yari kwa muganga. No way. I didn't know. Mwebwe mageze hano mute? Umugore. Fuck you. Sasa brother. Mbese bite koko? Ni gute umugore yagira ikibazo agashaka ubutabazi kuri wowe akabubura kugira ngo bahamagara bakakubura kanga ufata telefone bakamamagara bikaza kurangira giye ngiye abamamagaye ngatanga intervention adatwika ibikoresho byawe Sirabataye. oya mbabara giye ibintu by'amatabe ntabwo ari ibintu byanjye rwose mbabarira. Ni wowe koko. Ase my brother wakiteka umuryango koko ndi umugore wabibaza afite ntabwo umuha hafi kugira ngo ugende bite byagenze gute? Byagenze gute? Ndakubwira ko yagize ikibazo kwa muganga baraguhamagara barakubura biba ngombwa cye ko bahamamagara. Ni gute umugore yagira ikibazo ntibambwire njyewe? Kandi baguhamagara ukagufata telefone Njyewe? Wewe unadanganya kabisa. Hapana, mimi ndanganya kivipi na wakati wamekuita wakakosa kwenye line yako? Kwenye line yangu? Ndivyo. Simu yako iko wapi? Simu yangu uko wapi? Hebu kaire tukacheki nani. Si nilikuwa nayo. Cyangwa ibihumura nibyo bitwaye. Waba kurikiye badaba batwaye na telefone yawe. Bande. Nagora muri kumwazi. Njyewe? Mimi nilikuwa mwenyewe. Ulikuwa mwenyewe? Ndiyo. Nilikuwa mimi mwenyewe. Umekuwa mwenyewe kivipi? Na wakati nimekutana wasichana wawili, mmoja kulia mwingine kushoto. Wako wapi? Hebu katafuta simu yako bwana sikaondoka. Wako wapi? Simu yako wapi? Nilikuwa nayo. Mezani haipo. Mbona sipo? Jamani, bakurikira rebe ko batatwaye telefone yawe. Wako wapi? Sikiliza. Wako wapi? Akumugabo wawe bite byamubanye gute ubundi koko? Ibi bintu ni biki? Buri biranga reba amatromo iri tanga. Uri kumwe n'indaya hangaha umugore arimo kubabarira hari hanze. Hapa si ni kwangu basi. Najua ni kwako lakini haizuie nani kumfuata mke wako katika nanishta yuko nazo pale. Lakini ina maana kwamba mke wangu alikutana shida gani? Brother, tafuta simu yako bwana. Simama. Fanya haraka, tafuta simu yako. Wasije kaondoka nayo. Fanya haraka. Mimi si wafahamu bwana. Wako wapi? Mbona ibi bintu byo mubaye imyaka yose? Ndani humo usituko watatu basi. Niko mubayeho. 1
Amazimesi nga 2 3 Karisa. Naam. Acha mimi ni kawafuate brother. Acha ulevi wako jamani. Bwana. Mambo yako na mke wangu mimi kabisa. Kwani wewe utanipa kabisa. Kwani mimi nimefanya vibaya kuna nini kumfuata para hospitali? Ama ulikuwa unatembea naye bwana?